Yes, turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ni Karegeya Omar Pano ndetse na Jaras Official murabimenyereye. Twaje kumva urubanza ruregwamo Meya Ntazinda Erasme. Kugeza kuri aya masaha kuva saa 3 hari nabaje saa moya twari twamubuze ariko hakandagiye saa 7:45 mu ikote rifite rijya kubamo ibara by'ubururu bw'ijuru mu gapfukamunwa k'umukara, ipantaro y'umukara na congo nziza yaraniyogoshesheje, agasatsi gakeya kurumegemege, amaze kwinjira aherekejwe n'abapolisi babiri imbere n'umwe inyuma kandi bose binyenyeri. Yego, bose binyenyeri ni ibintu muri kubona ku mashusho, ariko nkuko Karegeya yabigarutseho guhera mu gitondo abanyamakuru bari bategereje, hagiye haza speculation nyinshi, harabavuze ko yahageze saa 11 benshi bakekaga ko yahageze saa 11 abanyamakuru bakaba binjiye we yamaze kugerayo, ariko ikigaragaye nuko bamuzanye saa 7:45. Yego. Karegeya nawe wahabaye kuva kare, wenda sinzi niba hari icyo wabashije kumva nka mood, wenda tugendeye duhereye aho ngaho iri ku rukiko, abantu wabonye ko n'urubanza rutegerejwe na benshi ko Moses yamaze kuburana, abanyamakuru banga gutaha. Ngira ngo nkuko na Fils ashobora kuba yagerageza kureba, hari abanyamakuru b'abanyamwuga, hari aba YouTubers, hari nabaje mu rubanza bose bafite amatelefone, citizen journalism, ubu buri wese afite video y'ukuntu Meya asohotse mu modoka yinjira mu rukiko. Ikigaragara abanyamakuru n'abagiye muri pause bamaze kugaruka, uko twanganaga imbere ya saa 6 n'ubu niko tumaze kwiyongeraho. Twagiye tubona n'abandi bantu baturutse mu turere tunyuranye, cyane cyane mu karere ka Nyanza aho Meya Erasme Ntazinda yayoboraga. Mu mirenge 10 twarimo dutangara cyane, harimo abantu bakomoka ku mayaga bavuga bati ariko ni gute umuntu wayoboye imirenge 10 ifite abagitifu 10 ba social ba admin ugashyiraho n'abo tugari n'abakozi b'akarere, abakoresha inama bakumva, ariko yagera ahantu yabona kamera za Claude na Jaras na Keopi akagira ubwoba akirukanka akagenda amasigamana, kuko urebye iriya ntambwe bayita passus urmanusi de parlement amanutse skale intambwe z'abaromani bari ku rugamba, amanutse skale aguruka urumva gutinya kamera, kandi waraciye muri byinshi watinyukaga buriya kuyobora abagitifu 10 imyaka 9 wakabaye hari ibyo warenze watinyutse kwa kamera se ya icyo ngicyo agarutseho nicyo kabisa, kuko ubigaragara Meya rwose yihuse cyane nk'umuntu wari uvuga ati itangazamakuru ndigendere kure. Ntekereza ko ashobora kuba bishingira nanone n'ibihe bitandukanye yagiye arigiriramo, kuko Meya iyi case yatangiye kuvugwa kera umwaka ushize, ngira ngo ikomeza igenda ivugwa, we yarabikurikiranaga. Ntekereza yuko ako kantu gashobora kuba nako nk'igihumbi, nago kakabaye ikibazo. Nkanjye twakunze gupanga gahunda yo kugira ngo tube twabonana tuganire nk'abantu, nta cyari kirenze burya ukubitiye gusa ikigaragara cyo nta mugabo utarya muri restaurant. Yego, ishyamba n'ibisanzwe igikomeye. Yego, ukazana mu ruhame ntazi kugeza kuri no saha rero nta nubwo turamenya ngo muri dossier harimo iki. Kuva kare twakomezaga twibaza ngo niba yari Meya wa Nyanza mu majyepfo ari ibyaha bijyanye n'akazi akaba yaburanira mu majyepfo mu karere ka Nyanza, ariko byadutunguye cyane kuba aje kuburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nubwo ahatuye. Bishatse kuvuga ngo twitege ko bimwe mu byo yabaregwa harimo ibyo yaba yarakoreye muri kano karere nk'umuntu uhatuye cyangwa umuntu uhagenda, ariko pratikoma byaba bivuze ko ntabyo muri Nyanza birimo. Wenda Kicukiro arahatuye, bivugwa ko n'uriya mugore yaba atuye muri Kicukiro, bivugwa ko n'umugabo w'uriya mugore yaba muri Kicukiro. Aho niho twashakira, ahubwo tugire vuba tujye kumva bataza kuvuga urutonde rw'ibyo aregwa tudahari. Ariko pratikoma ni bishyashya kuba tugeze aya masaha, twamutegereje kuva kare kuba muri dossier ye batatubwira batarabivuze kugeza iyi saa tutamenya icyo aregwa, no kuba yari Meya wa Nyanza akaburanira mu karere ka Kicukiro. Yego.
Ya nibyo ngibyo kuba ari meya wa Nyanza akaburanira mu karere ka Kicukiro nicyo kimwe mu bintu abantu bagiye batindaho bavuga bati ese kuki atagiye mu karere ke wenda abaturage banabibone banumve iryo buranisha uko rigenze ariko murumva ko ingingo ya Karegeya ishobora kuba ari nayo yaba yashingiweho yo kuba ahatuye mu kanya mu masaha ya saa 10 turaba tuvuga ibyahishuwe biracyahishwe haracyarimo amabanga menshi mu bijyanye n'iyi dosiye ya Meya Ntazinda Erasme. Yego. So rero ndumva ibisigaye twagenda tugakurikirana iburanisha muri rusange uko riza kugenda ndabona amasaha ageze zirabura mike ngira ngo cyangwa zaba zuzuye zirabura mikeya ndabizi neza ko saa 8 yego zitarenga umucamanza araba amaze gufungura dosiye ya Erasme Ntazinda twabyutse kare dutegereje hari abataryamye hari abataruhutse hari abatagiye muri pause hari abatariye bose bategereje harimo abaturutse mu karere ka Nyanza hari abaziranye nawe mu kazi hari abaziranye nawe neza hari baziranye nawe mu bundi buryo harimo abavandimwe b'abantu bamwe muri bakozi b'akarere bari bamaze igihe bafunzwe hari abaje gutara amakuru hari abaje gukwena hari abaje kwifatanya nawe mu kababaro ariko harimo n'abaje kureba ngo harimo abari bavuga bati ibyabaye ku bandi ibyabaye kuri gitifu wa Nyanza kuko Manza yarafunzwe igihe kirenga umwaka ngira ngo yafunguwe ari uko ibya Ntazina nabyo bimaze kugira harimo gitifu w'akarere Olivier harimo wari division manager ngira ngo harimo undi ngira ngo nka procurement ibintu nk'ibyo bari batatu mu karere ka Nyanza bafunzwe Ntazinda ari meya ubwo rero ubwo harimo bamwe bo muri iyo miryango baje kumureba nk'uko wenda nawe yakurikiranaga urubanza rw'abo bantu reka byoroshye mvuge gutyo twababonye abo baraza bakumva abavandimwe b'abo bantu hano barahari Okay, ndumva rero ntabwo twavuga byinshi cyane ahubwo bindi byinshi turabimenyera hano muri uru rukiko niho tugiye kumva ibyo uyu mumeya yaba ari kurikiranwaho muri speculation nagiye numva bamwe bavuga ngo umugore niwe wareze abandi bakavuga ngo wa mugore nawe arafunze wagaragaye muri dossier barashobora kuba afunzwe ariko ibyo kuba umugore we yaba yarareze turabimenyera mu rukiko ariko nanone mu byaba bisobanura impamvu nabikubwiye nabibabwiye mu byaba bisobanura impamvu yaburaniye Kicukiro atari Nyanza ntabwo ari ibyaha by'akazi ni ibyaha bijyanye n'urugo kuko urugo rwe ruri muri Kicukiro ibyo nibyo dutegereje kubona ariko nabyo urugo ni rugari ni ibiki ndabona abantu bari kugenda bapepera Karegeya ubwo ngubwo n'abanyamaga bene wacu inshuti zacu nabo ku mayaga na Claude yambwiye ko aturuka za Busoro donc urumva amayaga ni magari donc dossier ya harimo byinshi abantu benshi banyotewe kumenya ngo ese harimo iki niyo mpamvu ubona abantu banze kugira aho bajya bakavuga bati mpaka tumenye uko byifashe Fisi rero reka dukomeze mu rukiko ibindi turaza kubimenya nyuma ubwo ngubwo abantu kuri Karegeya Omar Pano no kuri Jaras Official update ni mukanya